Yes, reka nizere ko meze neza abantu mwese mukomeje kurikira Manuka TV show. Ndabasaba kandi subscribe niba utarayikanda kugira ngo ujye ukomeza ubone ibiganiro bigusaba kubyumva neza ukanabitekerezaho neza. Uyu munsi hari igihe abantu basenga Imana nibumve kubera ko amasengesho yabo naga bameze neza cyangwa se naga hano baba yasunikiye ngo agere mu ijuru ari heza. Yes, bura nk'ukuntu umuntu ajya gusunika icyogajuru ngo kijye mu ijuru, babanza gutegura aho bagiye gusunikira icyogajuru. No gusenga rero, niba ugiye gusenga hari ahantu uba ugomba gutegura ugasunikira amasengesho yawe akagera mu ijuru. Muri Yesu yajyaga ajya mu misozi agasengera mu butayu, mu butayu cyangwa se mu misozi yo ngiyo. Impamvu nuko ku musozi nyine ni muremure, wewe uba wegereye ijuru, uba wegereye nk'ibicu kurusha uko wajya mu kibande cyangwa se mu kibaya. Kujya mu kabande cyangwa mu bibaya ntabwo Imana yakumva. Urumva Imana iri mu ijuru kure kandi mu ijuru ni kure. Urumva rero nawe reba kujya gusengera mu bibaya ugasengera mu kabande, ijwi rijya kugera mu ijuru ryarushye. Niyo mpamvu Yesu yajyaga mu misozi hejuru cyane kandi ari wenyine, kandi akajyayo saa 9 z'ijoro. Kubera iki saa 9 z'ijoro? Nuko inyamaswa zose ziba zacecetse. Nyine urumva Yesu njya ahantu hasakuza Imana ntabwo ikumva. Imana nayo yumva urusaku nimenye ngo ese urimo kuvuga ibiki. Rero niyo mpamvu gusengera ku musozi ijwi rigera mu ijuru vuba, kandi ikindi gusenga saa 9 abandi baryamye n'ibindi bikoko byaryamye bifasha kugira ngo ijwi ryawe ryumvikane. Uyu munsi rero ndimo kureba ngo hari abantu basenga bagatekereza ko Imana itabumva. Umuntu aho wakusimana ubundi nagukoreza iki, nagutwaye iki, ko ibyo musaba utabima. Impamvu hari igihe abantu basenga nabi, bagasengera ahantu hari ibintu bisakuza. Ugasenga uri ahantu hasakuza, uri nko mu rusengero ntabwo Imana yakumva. Ura kujya mu rusengero ni icyaha, kujya gusengera mu ikanisa ntabwo Imana yakumva neza kubera ko haba hasakuza, haba harimo ibyuma. Urumva ibyuma niba bisakurije Imana ntabwo Imana iri bukumve vuba. Ariko nujya ahantu nka saa 9 z'ijoro nk'uko Imana yajyaga saa 9 z'ijoro, abantu baba baryamye, inyoni ziba zaryamye, ntabwo wakumva inyoni saa 9 zivuga. Ibikoko biba byaryamye nubwo hari ibihiga nijoro, ariko nibura bari bikeya. So rero biba byiza kujya hejuru nko ku musozi hegereye ibicu, wavuga ngo Mana, Imana ikakumva vuba kuko uba uri hafi yayo. So rero nijya ahantu hari ibintu bisakuza ntabwo Umwuka Wera abasha kugusanga neza. Niyo mpamvu ibyuma, ingoma, ingarabi ntabwo ari byiza ku Mana. Urumva Imana iri mu ijuru, Imana iri kure. Mu ijuru hariyo abamarayika, hariyo ba Yesu, hariyo n'abandi ba Eliya se wagiye mu ijuru adapfuye, ubwo nawe ari mu ijuru nyine. So rero iyo utangiye wowe gusengera ahantu hari ibyuma bisakuza, Imana urimo kuyisakuriza. Urumva ushyizemo umuziki, ushyizemo ibisirimbi, ushyizeho inanga, ushyizeho amakondera n'ibiki byose na za gitari. Urumva abantu bashyizeho kuma amashyi, abandi bashyizeho kubyina, gutera induru za haleluya. Ako ni akavuyo. Imana ntabwo yakumva neza kubera ko ibyuma, microphone cyangwa se mikoro zirabashyira ku munwa, abashyitsi bose, hari n'abasenga bakarira, bakavuga cyane, bakicara hasi. Ako ni akavuyo. Wowe ufata umwanya wa nijoro ujye ahantu ku musozi hegereye ibicu. Urumva niba tuvuge nk'urugero, niba twifashisha urugero rw'amakaramu, niba ijuru ari ngiri, ubwo ibicu niba ijuru ari ngiri, nibura ku musozi hagomba kuba ari hano. Iyo usenze biroroha kugera ku ijuru gutya. Ariko iyo ugiye mu kabande ubwo bari nkaha, ubwo rero kuzasenga ijwi rikazamuka ni kure. Ariko niba ibicu niba biri ngaha, wowe ukajya ngaha hejuru ku musozi, urasenga nyine rihita rihagera. Ariko nujya hasi mu kabande, urumva hazabaho gutinda kugera ku Mana. N'ikindi ijwi rishobora kuyoba. Urumva hano mu kirere hariyo ibintu bikunda gufunga amajwi, bikunda kuyaca intege kugira ngo atagera ku Mana. So biba byiza kubyuka nijoro saa 9, saa 8, saa 10 ukajya ahantu ku musozi kandi muremure
ukabwira Imana ibyo ushaka kuyibwira, noneho ukategereza ukareba niba izagusubiza. Ntabwo ari ngombwa kujya mu rusengero ugashyiramo ibyuma, ba DJ mushyiremo yes mutere ingoma mubyine tugiye kubyinira Imana. Oya, hariya ni ukwiteza umucucu, ni ukwiteza icyokere kandi mutari bukarabe, ni ukwanduza imyenda mwagiye mwambaye kubera wabyinye cyane uzana ibyuya. Kandi ntago ubundi muri Bibiliya ni ahantu hari ngo mushyiremo ingoma, mushyiremo ibyuma, musakuze. Oya, Bibiliya handitsemo ko ugomba kujya hiherereye ukagira icyo ubwira Imana. So muri make ntabwo ari byiza kujya mu rusengero huzuyemo abantu, ariko nawe reba abantu miliyoni, sibyo? Wenda miliyoni ni benshi, reba nk'abantu 100, abantu 100 bari mu rusengero, nanjye taremwa ndimo. Muri abo bantu 100 wenda ngendo w'100, abandi 99 barimo gusenga. Ubusa Imana izanyumva yumve n'abo bantu bose? Nta muntu kwima mugora Imana, simubibona? Wowe ujya gusenga genda wenyine ubwira Imana ati noneho nje hano ku musozi ndi njyenyine, ntabwo ndi mu bandi ngo wenda ngo uraba wumva uyu ngo iryangire guceho. Buriya usengeye ahantu hari abantu benshi uba ufite ibyago by'uko Imana itari bukumve neza, kuko nyine irimo kumva abandi. Niyo mpamvu niyo natwe twakoze nka meeting cyangwa inama, ntabwo mwahaguruka mwese ngo musubirize rimwe. Ushobora guhanika ukuboko cyangwa agatoki tukavuga ati wenda wowe taremwa haguruka utubwire twumve ibyo uvuga, ariko mwese muhagurukiye rimwe mugasubiza gutya, abandi mugahakana, bizana akavuyo, bizana akajagari, bizana urusaku. Ariko niba ngiye mpagurutse nashyizeho agatoki, ubwo ndabamenyesheje ko nshaka kuvuga, mpaguruke mvuga ibyanjye. Noneho reba nawe mu rusengero abantu ni 100, harimo ibyuma, ba DJ baraha barimo gucuranga, hariya ababyina, hariya harimo abarimo kuboroga babwira Imana, hariya harimo abarimo kuganira, hari abari ku matelefone, hari ibiki. Ahubwo ni icyaha gikomeye. So mwikosore Imana itarabafunga, kuko ni icyaha gikomeye. Ntabwo ari byiza gusengera ahantu hari akavuyo. Jya ku musozi cyangwa se ujye mu nzu wikingirane. Yes, ujye mu nzu wikingirane. Noneho numara kwikingirana mu nzu usenge, turebe niba hatariho impinduka. Namwe murabizi yuko urumva byonyine hari n'igihe korari cyangwa se kwaya ijya imbere kuririmba, kwaya ikajya imbere kuririmba. Iyo kwaya rero nubwo ibiririmba akenshi ntabwo wakumva bavuze irihe jambo, kuko music cyangwa se beat cyangwa se ingoma y'ibyuma ibiri hejuru cyane. Kwa kundi umuntu ajya kuririmba akabanza kujya kuri DJ akagira indirimba mwongorera, muri make umuziki ukajya imbere, kandi twakumvisha amagambo. Niyo message iri muri iyo ndirimbo mushaka kutubwira. Yes, ni indirimbo. Iyo ndirimbo mugiye kuririmba ni indirimbo ki? Ni indirimbo ije gutuma mujya imbere, mukajya imbere mwese. So abari ikosa rikomeye, Twanzure tuvuga iki? Twanzure tuvuga ko gusengera mu rusengero, guterana ni icyaha. Ni icyaha. None se Yesu akiri mu isi ntabwo yigeze ateranira mu rusengero? No, ntarubaho. Nta rusengero Yesu yigeze ateraniramo. Yesu yari afite ububasha bwo kuba yavuga ngo mu minsi 3 ngiye kubaka urusengero, no muri Bibiliya harabyanditse. Ahubwo ati musenye iyo nzu ngenzi ubaka urusengero mu minsi 3. Niyo yaba ari icyumweru yarwubaka cyangwa se ukwezi, ariko kubera icyo atategetse avuga ngo noneho reka hajye urusengero tujye duterana. Ni ikikwereka ko Yesu cyangwa se Imana idakorana n'ibintu by'inzu. Ariko reba inzu nawe ifite amatafari, inzu ifite ibati, inzu ifite urugi wenda rwariwe n'umuswa, ifite iki, ngo ni inzu y'Imana. Inzu y'Imana ugakandagizamo inkweto, kandi wanyu inkweto zisiga ku muryango. Ubwo se ni inzu y'Imana gute? Mujye mubwiza abantu kuri, mwabwire ngo reka wenda iyi nzu tuyihuriremo, twibyinire kubera imiziki, duhe n'amafaranga kuri ba pasiteri bajye kuryaho barya inkoko, baguremo n'imodoka. Ariko mbere yo kuvuga ngo inzu ni y'Imana, inzu y'Imana bakoramo ibyaha sibo. Ntabwo kubeshya ari byiza. Muri make nitutajya mu ijuru tuzayibaza abapasiteri bacu, tubibaze n'ababyeyi bacu, kuko ababyeyi baduhitiyemo idini. None abapasiteri bo batubwira uko bigenda kugira ngo tuzajye mu ijuru. Niba naravutse mu rugo ari abasilamu, ari abadive, ari abaporoso, ari abanyagatulika, nta kintu nahinduraho nyine. Ubwo niba mama yanjyanaga gusenga cyangwa se papa kanjyana gusenga kubera idini nabo basanze bavutse bagasanga ba nyirakuru na ba sekuru niryo barimo, nanjye umwuzukuru cyangwa se umwuzukuruza
niryo nzajyamo. Yes, niba sogokuru yari umusilamu, papa wambyaye akaba ari umusilamu, hari amahirwe menshi yuko nanjye nzaba umusilamu, cyangwa se umunyagatolika, cyangwa se umukiniyo, wafata urugero rw'idini ryo ryose ushaka. Nzarikomezamo kuko nshaka kuzavuga ngo reka njye muri iri ababyeyi bakarakara, reka njye muri iri abaturanyi ngo yangwa iri dini oya. Ngo none se wigeze umuntu uza ngo bose nawe usigaye. Muri make nutajya mu ijuru uzabibaza ababyeyi bawe, nubura ijuru uzabibaza ababyeyi bawe bitewe n'idini. Ariko munsi tuzagera mu ijuru Imana ikavuga ngo iri dini ntago ndishaka, uzabibaza ababyeyi bawe. Icya kabiri, nutajya mu ijuru bitewe n'imigenzo cyangwa se imico mwakoraga mu masengesho, uzaraba pasiteri bawe, uzaraba pasiteri bawe. Inzu ni inzu, iriho ibati, iriho ibyondo, iriho amatafari, sibyo? Wenda nta na sima irimo cyangwa se simiti irimo, ariko murinjiranamo inkweto. Imvura yaguye, imihanda yanyereye, hasi y'inkweto harimo ibyondo, mwinjiza mu rusengero, ariko iwanyu ntushobora. N'umuntu araza, inkweto zisigaho, unyandurije ahantu, uramanagurira, uramuburira. None si inzu y'Imana ko mwinjizamo inkweto? Ni iy'Imana cyangwa ni inzu yanyu? Ntabwo ari inzu y'Imana, ntabwo ari urusengero rw'Imana. Ngo vuba tujye mu rusengero, urusengero ni uwo mubiri wawe. Bibiliya yatubwira ngo nimuzi ko umubiri wanyu ari insengero za Kristo, nimutume imibiri yanyu ihimbaza Imana, ihimbaza Uwiteka. Niyo mpamvu ibindi byaha byose nko kwiba no gusambana no kubeshya no gutukana biba bikorwa muri uru rusengero. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo mwirinde. Ariko nujya muri iriya nzu ngo ni ibiti n'amatafari, mwebwe mwaje kwita urusengero, iyo ntabwo ari urusengero, ni inzu. Niyo mpamvu benshi bakoramo ibyaha. Umuntu ari mu rusengero arimo kubeshya kuri fone, umuntu ari mu rusengero arimo gutukana, umuntu ari mu rusengero arimo guca imanza nko yashoje. Ubu nguyu bwagiyeho ararangiza kwigisha ryari, ubwo noneho yagiyeho tugiye gusinzira. Ibaze, iyo ntabwo ari inzu y'Imana. Ntabwo ari inzu y'Imana. Muri make muhinduke, turebe ukuntu twajya mu ijuru. Niba muhisemo kujya mu ijuru, muri jemo. Niba muhisemo kuguma mu isi, nyine ni isi nyine, mwivanga ibintu. Tarimo David niwe mwari kumwe, reka nizere ko meze neza, reka mbanze nsenge kugira ngo noneho ibyo nigishije bijye muri mwebwe.